squad kugeza kuri ubu ngo equipe y'u Rwanda ifite ikintu bashaka ni intsinzi. Niba u Rwanda rwaravuze ngo reka dufate itike tuyishyire ku gihumbi muri stade Amahoro, tutiteye kuba equipe ya Rayon Sport na Perezida gukina itike y'amaki kaba ari 3,000, reka none u Rwanda Amavubi tuyishyire ku gihumbi. Icyambere cyo barashaka abafana baza kuri stade ari benshi. Uko kwa abafana baje kuri stade ari benshi biraza guha umurindi abasore ba equipe y'u Rwanda. Babe bafata baba Rukmani, ubone nyine abanyarwanda barishimye bitewe nuko bashyigikiwe inyuma yabo. Ikintu cyonyine mbona no gutsinda uyu mukino, wenda mvuze kunganya ntabwo byaba ibintu byo ko bagiye kunganya bwa kabiri, ariko gutsinda nicyo mbona gikenewe cyane, bakongera bakerekana icyo u Rwanda rushoboye. Niba warazanye umutoza nka Amurusha, umutoza rusanzwe uzi equipe y'u Rwanda ayizi cyane, kuko ni equipe navuga ngo ni umufana wayo, ayikunda kubi, kuko yarabyitangarije aravuga ati ngiye iyi equipe nahoze nifuza kuba naba ndi mu Rwanda nyitoza, bitewe n'imikino yayo ngiye mbona hari ikintu ushobora kuba nahinduraho. Umutoza yageze kuri urwo rwego avuga ngo ngiye hari ikintu mbona nahindura muri equipe, nuko abona ko hari bitari kugenda, afite ubushobozi bwo kuba byagenda. Siko bimeze kuba yakandika amateka, gutsinda Nigeria na amateka bayiyanditse, kongera kunganya na Nigeria noneho igikombe iri kurwanira ni itike gikombe cy'isi, ntabwo ari itike gikombe cya Afrika. Ubushize bangaje mu gikombe cya Afrika, ariko ubu ngubu ni itike gikombe cy'isi, nicyo gikombe gikomeye cyane. Nyeka ko nta mikino ishobora kuzamo haba kuri equipe ya Nigeria haba no kuri equipe y'u Rwanda, bazi icyo barwanira. Ubwo rero ikintu mbona nuko equipe y'u Rwanda igomba kuba ireba uko ibigenza, igakina umukino mwiza itazanyemo ibintu byo kuvuga ngo burya kudefanda bikunda kwica ama equipe menshi. Ushaka kudefanda ariko ugasanga ya equipe yifite gahunda yo kuza kukwataka, uko kiri buze kukwataka rero wowe uraza kuguma muri defense, uradefend usange ya attaque yabo noneho yo iracyaye, barahura imbere y'izamu ryawe, kandi ntabwo nyeka ko ibyo ngibyo byaba ari byo sawa. Icyo bona nuko ama equipe yombi, niba Nigeria ifite gahunda yo kuza kukwataka gushaka imitego mu gitangira n'u Rwanda, mwatake tubone imbaraga zanyu. Nabyo kuvuga ngo equipe ya Nigeria iri kuturusha position igeze kuri 60 kwijana, mwebwe mufite 40 wenda aho ngo mwana agirageje, ariko urwego noneho dushaka kubona ama equipe y'u Rwanda kugeza kuri ubu ngubu yahamagaye abakinnyi, tubona ko ari abakinnyi bashobora kuba hari ibintu byinshi bashobora kuba bayigezaho. Rero mbere na mbere ikintu abanyarwanda bose bifuza ni intsinzi, ni intsinzi gusa, kuko u Rwanda kugeza kuri uyu munota ntabwo rufite amateka mabi kuri Nigeria. Rero kuba mubona Nigeria equipe ishobora gukinika mukabona mushobora no kuyitsinda, burya nuvuga ngo equipe ifite amateka mabi kuri iyi equipe, nuko iyo equipe ishobora kuba yaragutsinze ikagutsinda ibitego biri hejuru ya 4, ikagutsinda 3, ariko Nigeria niratsinda u Rwanda ibyo bitego. Ubwo urumva ko u Rwanda rero iyo rwahuye na Nigeria barwihagazeho cyane. Urebye no ku mikino baheruka gukina bombi, wenda mfashe nk'imikino nk'itanu u Rwanda rwatsinze imikino 2, ko rwatsinze Nigeria bwaryo bw'umukino heruka twarawitsindiye. Umukino wabereye uyo ako munuze mu gikombe cya Afrika dushaka tike, n'undi ya match byarangiye tuvemo kuri difference y'ibitego, kandi twatsinze na Benin none turi mu itsinda ahangana twongeye kuba turi kumwe, dutsindwa na Libya ndetse dutsindwa na Benin, u Rwanda runganya na Nigeria. No mu mikino 2 heruka nibura u Rwanda rufite amanota 4 kuri Nigeria, donc ni u Rwanda nyine urumva nuko nyine ikipe nka Nigeria idashobora kuba underdog, idashobora kuba nyine ikipe isanzwe, ariko naho bundi urumva ko n'ubundi mu mikino 2 heruka n'undi tutiri hejuru amanota 6 tuyifite hane, iyo ifi dufite nota rimwe irinde barasubiranye FIFA yarisubiranye. Urumva ko niba Nigeria nyine dusa nkaho muri iyi minsi night time byiza kuri mu itsinda turimo siyo yandi, ntabwo Nigeria equipe ikunda gutsinda u Rwanda imikino myinshi baranganya. Ubwo urumva rero ko u Rwanda rufite amateka meza kuri Nigeria. Urumva iyi match igisobanuye ku Mavubi,
uko byagenda kose ku munsi w'ejo hari indi match ya Lesotho na South Africa zose zinganya amanota 7 urumva nta gishobora kubaho muri iyi journée uretse Rwanda ruramutse icyo ikosa rwakora gutsindwa konyine ruramutse runganyije n'ubundi na Lesotho n'ikipe y'igihugu na Lesotho iracyari inyuma kuko hari andi ma equipe nanone agomba kwisobanura nganya amanota iya kabiri n'iya gatatu urumva iya kabiri n'iya gatatu zose zirangana oya ahubwo South Africa ifite amanota 7 Lesotho ifite amanota 5 ni ukuvuga ngo South Africa icyo yakora gikomeye mu gihe twaba nyine twatakaje no gutsinda nyine ikatujya hejuru icyo gishoboka ejo muri numvishije umutoza wa Lesotho avuga ngo arashaka gutsinda South Africa South Africa niba ari ikintu cyababaje ni match ngo batsindiye mu Rwanda mu mvura ngo bajya twabeshyize mu kiyaga ambaye ariko iriya match ari iriya match nyibutse burya ngo agahenda bagira ngo nuko ngo twabatsindiye ngo mu kiziba erega hari ihuye kira kibuga cy'ihuye ngiye ntabwo nyifana kibuga cy'ihuye se si umukino wari wabereye se reba n'ubu ejo buri nta mukino wabaye kubera kiriya kibuga ubwo se si ukugikosora byanze bikunze ko urumva ni match ebyiri zimaze guhagarara hari match ihagaze bigeze ku minota 60 kandi ejo bundi ntibigeze banakina twibuke ko ari cyo kibuga bemeye bakavuga ngo Kigali Pele ntabwo yemewe Kigali Pele ntabwo yemewe kandi tubona muri Kigali Pele burya banasukuye n'imvura iguye ubona uburyo cyubatse ntabwo ikunda kuba hari ibintu byinshi yakangiriza stade yawe ikintu ushaka Kigali Pele ni imyicare y'abantu kuri zirane urumva u Rwanda rusabwa nyine nibara duro yonyine mu gihe South Africa ishobora gutsinda twagomba ku mwanya wa kabiri ntawamenya iyo Lesotho twazongera tukayikubitira n'ubundi ku mukino uzakurikiraho urumva Mavubi byanze bikunze nk'iyi weekend iyi mikino dusigaje uko ari 2 ishobora kwisiga n'undi kiri mu mwanya nyine tuje cyane ngira ngo umukino twanawuva ariko bakigendera ariko Alex Oba yaraje Oba arahari yahageze kwa kabiri Oba ndamushaka Alex Oba ndamwemera ariko abakinnyi equipe ya Nigeria ifite abanyarwanda bagomba kuba bamenya ni witwa Victor Osimhen ukina equipe ya Galatasaray yo muri Turukiya hakaba umusore witwa Samuel Chukwueze ukina equipe ya AS Milan hakaba umusore witwa Ademola Lookman ukina equipe ya Atalanta mu Butaliyani hakaba witwa Victor Boniface ukina equipe ya Bayern Leverkusen yo mu Budage hakaba witwa Alex Iwobi hakaba n'uwitwa Calvin Bassey bakina equipe ya Fulham n'umusore witwa Ola Aina ukina equipe ya Nottingham Forest hakaba n'uwitwa Wilfried Ndindi ukina equipe ya Leicester City waze Wilfried Ndindi ari kumwe na muhirekeze naneho ugahita wibaza Ola Aina ari kumwe ari gucakira sinzi impamvu abanyarwanda badafite ubwoba Ola Aina ari gucakirana na niyo mugabo Claude zira mpande bagenda ucyumva Wilfried Ndindi ukumva Ola Aina ukumva Alex Iwobi ukumva Victor Boniface uhita wumva ubwoba butangiye kuza gatangira kumva warira hari igihe ubwoba uzi kumva warira pe si ukukubeshya teri byonyine kubona abana basore bagihagarara muri stade Amahoro bituvuga ati hano hari ikirori gikomeye cyane bwo uriya Mikel Junior yavuze ngo kuba hagiye gukina iyi match z'ingitashye rero yavuze ko arereba match ya Gasogi na Reyo akita yitahira ako yibutse ko ari umukino equipe y'u Rwanda ifitanye na Nigeria ari umukino agomba kureba ashaka kureba bano bakinyi live noneho Rwanda yarwishima ubundi buryo avuga ati njye iyi match ngomba kuyireba si yo gusa kwa kabiri ndetse niyongeza n'indi ya Lesotho ubundi buryo butari bwa siporo mubona yararyoheye n'u Rwanda ariko ni nabyo u Rwanda ni rwiza iyo wageze mu Rwanda iteka bitewe n'uburyo ufatwa uburyo uhabwa care wumva nyine uri iwanyu niyo mpamvu abanyamahanga bakunda u Rwanda rero ko yaza akajya kuri stade akabona uburyo abanyarwanda bakina akareba ama equipe u Rwanda rugiye gukina kuva yarebera match mu Rwanda ni ibintu byiza n'abandi bajye baza ariko match zabikomeye cyane ni match shaka ko abanyarwanda bose
wenda n'abari hano mu karere ka Ngoma ariko intara y'Iburasirazuba muri rusange uturere 7 twose turi mu ntara y'Iburasirazuba itike ni 1000 kujya make hejuru muri apa none muri rwa ni 2000 hari hose mubona nyine iyo match iri ko hari abafana babica ate muri VIP ni 2000 ayo mafaranga niko tutayatanga dore ko stade zafungurwa saa 7 aho wava hose haba Nyagatare haba Gatsibo saa 7 bazajya kugira bageze i Remera ukareba uyu mukino ni ku isaha 12 by'umukino ugomba kuba watangira rero ukareba ibirori ugashyigikira ikipe y'u Rwanda Amavubi tukara ko ari ibintu bikomeye ishobora kuba yakora imbere ya Nigeria ko nibyo abanyarwanda bose bifuza hano hari umuntu kumbwira yitwa Rutagiye ngo amwe ngo mwadukoreye 11 bena 11 se izamu ryawe urashyiramo nde hagati ya Ntwari Fiacre na Ishimwe Pierre nabo hake twizerekeremo ni Fiacre n'ubundi Fiacre agomamo Fiacre n'ugomba kugumamo kuko impamvu mvuga Fiacre Pierre nta bintu ntabwo navuga ko nta bintu byinshi yakoze muri equipe nationale ariko Fiacre nubwo tumaze iminsi tuvuga ngo ntabwo ari gukina ariko ni umusore ugera mu kibuga ukabona hari ibintu byinshi ari guhindura rero Fiacre we izamu nirye aha kuri kabiri byanze bikunze Kagege ntaho hari navuga ngo hasigaye Obed ngo yavuye muri Mukura nyuma ndetse na Ombolenga byanze kunze Ombolenga agomba guhita ifata umwanya Ombolenga nyuma y'ibibazo avuyemo ariko ku munsi w'ejo ejo yatangiye imyitozo kuri kabiri nta wundi ugomba gushyiraho ni Ombolenga Fitina kuri gatatu hari Enos hari niyo mugabo Claude andi wahageze Claude n'ubwato ntabwo dore ahantu bita bibera ikibazo muri axe harajya monde dufite Clement dufite Yunusu dufite Mutsinzi Ange dufite Manzi Thierry aho se ko numva ari ikibazo Mutsinzi Ange na Manzi barajyamo aho ngaho niho nshobora kwita mvuga aba basore uko ari babiri ntabwo amurusha ashobora kuba avuga ngo arashaka kubatakaza no kuva wowe mwizamu ni Fiacre kabiri ni Ombolenga gatatu niyo mugabo Claude kane na gatanu ndetse ubwo ngo ni Enos Ange na Manzi Thierry okay muri mediane gatatu hari Mugisha Bonne Casemiro nakeza kandi nawe uzakina Casemiro wakugira match nziza iheruka ya Nigeria ntekereza ko agomba kuba ari mu kibuga nawe Jihadi ntagomba kukiburamo yego ntabwo yakiburamo ahubwo dore hano bibera ikibazo Rafael Yoke Grete Muhirekeve urashyira mu nde Grete Muhirekeve Rafael Yoke na Sahabu hari aho ngaho hafi aho ngaho ndashyiramo nabanzamo Rafael Yoke nawe nabanzamo bekabanza akicara wenda ntabwo ndi bwumvikane kimwe n'abandi ariko yabanza hanze umutoza amurusha mu gihe abona bitari kugenda neza nibwo ashaka kuza gufata icyemezo cyo kuvuga ati reka Kevin muzane mu kibuga ariko ntabwo mwifuriza gukina igice cya mbere Keveze okay ubwo twagiye kuri attack bande rumwe nde ba Georgia urundi impande zirajyaho bande fite ba Gilbert fite ba Georgia Gilbert ruhande rumwe urundi ariko se ko navuze Gilbert ruhande rumwe ariko reka ngaruremo Kevin Thierry